tugende. Okay, match yaberanga kuri Umuganda Stadium ikaba imaze kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Ni igitego cy'ikipe ya APR Football Club cyatsinzwe na Denis Omedinho Atari. Ewa natsinze igitego cyiza cyane kabisa nyuma ya komberezo nziza cyane umuvandimwe witwa William Togi ndetse na Hakimu Kiwanuka. Ariko nanone abafana ba Rutsiro bari inyuma yanjye n'abareyo bose barimo barishima cyane bavuga bati ekipe ya APR inanganyije biraza kuba bigenda gute. Ni nyuma wa kandi mu mukino umusifuzi wo ku ruhande wa mbere w'igitambaro yanze igitego cy'ikipe ya APR Football Club ndetse bikanavuga yuko haba harimo na penalty n'ubundi muri rusange yagiye yanga kwa ikipe ya APR Football Club. Ese bigenze bite mwe murabyumva gute? Hagati aho reka ubwire ubusesenguzi bwa nyuma na nyuma bw'umukino uko byari bimeze. APR Football Club ewan abafana inyuma bababaye, abafana inyuma babarakaye, barimo batangaza amagambo akomeye cyane bati no bajya gute ntibyashoboka. Ese mu kanya gato Rayon agiye kuba ikora imyitozo nayo yitegura Marine ku munsi w'ejo ku cyumweru ku mukino uzaba utoroshye cyane. Nibicika cyane birakomeye rero abafana baracyaserebura inyuma ya dore ngaba barimo baravuga ati bimeze biti ibintu birakada cyane mbega ibintu bikomeye. Iyi match Rutsiro yari ikeneye cyane, iyi match Rutsiro yari ikeneye cyane. Hanyuma nanjye nsoza icyo narabwira ngo reka mbere ku bitego byagiye bijyamo byose nanjye nze ngaruka mbakubita imiriro. Nitwa mpuzamahanga Munyantore Eric Karikeza. Wow, dore abafana ukomeze na cyane kabisa. Dushimira cyane uwitwa Lenzo Christophe abaducanga amafoto atari ewa n'ibyishimanga harimo n'amakwakundi ikipe ya Rutsiro barimo barishima bari kumwe n'abareye cyane byakomeye. Hanyuma aragira ngo nijya ngibyo derenga abafana baracyaserebura. Wow, unbelievable. Ni ku ruhande rwa Rutsiro ndetse n'ikipe ya Rayon Sports barimo barishima cyane. Hanyuma nanjye rero reka mbashimire cyane turi kumwe na B1 Gin Inyarwanda Art Studio yakwigisha gufotora, gutunganya no gufata amashusho. Hanyuma Ghana The Planet Scorers bakwigisha muri Amerika ujya gufata scholarship nziza cyane rero. Mpuzamahanga Eric Munyantore Karikeza ndabashimiye cyane.
reka turebe rero ni kona igiye guterwa na Ruboneka Jean Bosco yamaze kuhagera. Attention nguonere cyane twa Ruboneka Jean Bosco. APR imashaka igitego yayikarazamo ariko umupira ukora cyane kabisa, umupira agenda urengera ku rundi ruhande, biracyakomeye bahagurutse benshi. Reka turebera amapasi ko Ombolenga Fitina barawukora, umusifuzi avuga ati no kongera kurengurwa nagaruka ukora. Umusifuzi wo ku ruhande bigaragara ko yazona ikipe ya APR bati ni kufura yayisifuye nibyo, bati ni ukunaga undi ni ugutereka, bati ni kufura nibyo, ati nge nayiboneye ni kufura nagaruka unaga. Reka turebera ebyiri eshatu enye eshanu eshatu zirindwi umunani icyenda akaba zitereye kabisa. Reka turebe kufura Ruboneka Jean Bosco agiye kwayikaragamo, umusifuzi abatereka amanyanyiraniro ibintu biri haruguru. Reka turebe rero batitera yayikarazamo urukuta rwagarura. Attention baro umusifuzi none Ruboneka Jean Bosco, Ruboneka burahaja comeka passe. Attention Hakimu Kiwanuka arambura passe vipasa utakaza kontra attaque kiparutse yayibikino ukagira ngo videography, photography ndetse na graphic design ko yabateguriye amasomo y'amezi 6 abahesha certificate yemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi ngiro Rwanda TVET Board RTB. Kwiyandikisha bizatangira tariki 3 Ukwakira 2025. Amasomo agabanijemo ibyiciro bibiri, amezi 3 ya teori na pratique n'andi mezi 3 ya stage cyangwa internship na project based learning. Ibisabwa bisange ku rubuga artstudio.inyarwanda.com cyangwa uduhamagare kuri 0735 849 460. Wanatwandikira email kuri art@inyarwanda.com. Wanadusura aho dukorera mu igorofa ya kabiri y'inyubako La Bonne Adresse. Murakaza neza. Twebwe The Planet Scholar Service yatangiye mu mwaka wa 2023, ubu turi mu 2025, ariko tugereranyije n'abanyeshuri bamaze kugenda muri urwo rugendo rwo kuva muri 2023 kugeza muri uku kwa 9 bazagenda nk'abanyeshuri barenga 50. Sawa mu Rwanda gusa dufasha, hari n'abandi wenda bo baturuka mu bindi bihugu tukagenda bose tubafasha korera mu mujyi wa Kigali, muri quartier Mateus mu nyubako ya Believe House muri floor ya 2 umuryango wa 001. Noneho umwihariko wacu mu gukora twebwe umunyeshuri tumukurikirana mu gutangira muri document. Urugero ajya bari gushaka document ariko akaba atazi ngiyi document nayikora yo gukoresha application, tumuguiding uburyo ki yabona iyo document. Niba ari passport wenda ashobora kuba atazi uburyo ki ayibona, tukamubwira ati uraca muri uburyo kugira ngo ujye kuri immigration bayiguhe. Niba ari document ya English proficiency nawe tukamubwira uburyo ki azayibona, non criminal record. Ubwo ushinzwe ibya document abagomba nyine kumuguidinga mu buryo bwo ko The Planet Scholar Service turi team y'abantu bagira muri 6 abari mu Rwanda. Urumva umwe abafite icyo ashinzwe n'ushinzwe wa document agomba gukurikirana umunyeshuri, hakabaho n'ubushinzwe application, hakabaho n'ubushinzwe visa. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA.
niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.